Papa Sava. Ndakubwira ngo umuntu arakwiga wowe. Niba nawe mama Sava urimo kwigira ndiga bukavuga ngo nta wakubeshya gutese. Akasambeshye gute. Ufite se ubuye bwenge wowe. Nyine ni mwebwe baba barifatiye. Nese ambeshya nta bwenge ngira. Ako mama Sava uzi ko ngewe nakwize nakubeshya nkaguca n'ugutwi. Ku buryo wambeshya ukankura aha ngaho ukangeza ndakubwiye ngo baramubeshya urumva uzi icyo bamubeshye baramubwiye bati twebwe imodoka yamugongeye ku kitabi urumva turi kumwe nawe mu bitaro by'ihuye ariya za Butare kandi rero niba ari so wanyu koresha uko ushoboye umugereho kuko twe turashaka kugira gute kugenda hakosugo nubwo baba bumva noneho wabitabye boya bigorera noneho uzi cyabaye bamaze kumubwira ibyo ngibyo ahamagaye wa wundi asanze telefone niriho arongera ahamagara asanga ntiriho ahamagara uwo babanaga asanga ntiriho aratega Kigali urumva Ruyenzi aragiye Kamonyi arakubise Nkoto ararenze hariya hejuru Muhanga aramanutse urumva Ruhango Nyanza aragiye ahandi batuburira imyaka n'iki hamwe batuburira imyaka aragiye ahandi Isave hamwe ngo umwami yohereje abazungu avuga ati nibagende bazaburira umuriro bongo barurongotana so hashinze harya paruwasi ya mbere barambutse kuri cya gishanga barakomeje uzamuka Karubanda urumva abangaba ni bamwe bandi bangurije amafaranga nta mafaranga mfite nta kintu ndabona ese bari kumamagara ngo nyakureye kuba kupase ni umuti barumva ko ndi busy nose ko nta n'igiceri cy'ijana mfite basaba guhera mu gitondo baguhamagara bitabe ubahakanira ubabwire yuko banza nabangabo mama Sava babuze bakingura bari bashenzi bari kumamagara barimo kuza none wowe genda nibakubaza ubabwire ko ntahari ni karibuye ego ni mwinji mugabo wariye Papa Sava wariye Papa Sava ntawe uhari Sava nabo uhari Papa Sava ntawe uhari uri kuvugisha ukuri ni ukuri kw'Imana ko mbona ufite ubwoba ngo se ko mbona kubona iki hagarara ngaho umva mufate kariya kagabo kigize agateka mitwe mwakajyanye mada umva icara ngaho icara none se reka nkubaze icara ntago mwari kwihanga umva nkubwiza ukuri basi ni mutubabarire mu mwihorere sibyo basi nshaka ahantu nguza wenda nimugoroba ndabanyabahaye ni ukuri kw'Imana reba ukuntu bamutwaye nabi ubu rero uko mwanga bosi we wambabariye ko ari imbabazi ngusabye nimumemukirira umugabo ko ari imbabazi mbasabye ko ndakwinginze rero nitwikira ikibazo cyo kutwishyura cyangwa kutishyura ni izina ry'Imana amafaranga wenda ngende nguze no amafaranga ubu byarangiye ntabwo dukeneye amafaranga none se muragira ngo tubahe kwishyura cyararangiye ubu nge nawe nshaka ko tuvugana sike ibyo mubaza uzajya unsubiza uratuzi twebwe ntabwo mbazi gusa pe ni ubwa mbere mbabonye ni ubwa mbere tubonye yego okay nshaka ko yego ibibazo ngiye kukubaza yego urabinsubiza yego kuko ndakuzi neza yego uriha kumbeshya ukambeshya ikintu nzi yego urabona bino bikwasi nabibonye mbere yo kubikujomba urabona ukuntu bingana yego ndabikujomba nuramuka ukiri muzima urajya ahantu uzamara nk'imyaka 8 ubwo se no kumfunga imyaka 8 gufunga nabyo mvuze
ibikwaso wabibonye ntabibonye pe binateye bingahe ntabwo nabibara ni byinshi cyane egera hino gatoya wambabariye wa mugabo basi mbaza icyo ushaka cyose ariko mudusige turi amahoro pe mbasabye imbabazi uravugishwe n'ingoza ni izina ry'Imana ndakubwiza ukuri basi niba murekure ndakubwiza ukuri ariko batari kumugirira nabi kuko byo kumurekura ubyihore turabivuga nawe none se numbaza se nkasanga bamwishe urajya kumushyingura ntuzi niba bamwishe nyine uramukorera iki tubabariye koko ko ari imbabazi ushaka kumuzura se shaka kibazo mubaza uransubiza uvugishije ukuri sibyo ni izina ry'Imana ishobora byose ikintu cyose muri bumbazi ndakibasubiza ariko mudusiga amahoro ndakwinginze pe shane uvugishwe turaza gukorana buretse maze nitabe gatoya ishobora byose Allo Mungo mugeze hoya inkonje mwemuretse kumukubita inkonje burase kumwicaza kuri robine ngo ntibyakihutara mwebwe mumushyize mu modoka muri butu se harimo bya bisanduku okay wenda nk'iki mwamukubita ariko inkonje hari ukuntu igihorihori gishobora gutebera mu mutwe ndababarira ndakwinginze mwimugirira nabi n'ukuri ko Imana mwimugirira nabi nakubwiye ko byose ndi bubigusubize pe mbabarira papa saba baramwisha wa mugabo wanyu mbabwiye nawe bakujyane oya hoya ubuse mwaba mumujyanye handi muri cya kizo n'ubundi yari n'abantu batuye mbabariye kuko nabemereye ko byose ndi bubibasubize mwambabariye ko ari imbabazi telefone mumujyana ahantu nyine hataba network nyine ku buryo nta muntu wamuhamagara umva nkubwiye sibyo ndababwira amaze kuvugisha umugore ariko nimubona ari ngombwa nyine ko mumukubita mwe mumunyuzaho wambabariye kuko ngo ari mwambabariye ntimumukubite ko umva nkubwire sibyo oya munsi y'ibirenge se ariko se n'ubundi hari aho turi bumutume mukubite munsi y'ibirenge no mu kwaha umva nkubwira no munsi y'ururimi mwajya mwegura ururimi mugakubitaho wambabariye koko mutanyicira umugabo mutamfakaza ndi umwana kuko mwambabariye sasa inkonji kugira mu kwita inkonji abiha agaciro ibintu amakosa nyine amenye neza muvanze mufata urwembe mu mwogoshe umusatsi muvane we wege inkonji izajya yinjira ku gihorihori mwatubabariye ko ari imbabazi tubasabye amafaranga ko twayabemereye ko uko atigeze ababwira ko azabambura mwatubabariye ko amazi ashyushye se buriya byari sawa atawe banyiciye umugabo wambabariye wa mugabo we koko basi reka tubiganireho shaba mugabo se ko mbona afite utubuno dutoya arimo kubitaho iboberi reka nkubwire sibyo basi reka tubiganireho mushaka umugano buriya niwe ushobora kugira kudagira icyo wangiza cyane ariko ugera ku igufwa neza wa mugabo we wambabariye ko ari imbabazi ngusabye ko reka ndaje murebe ukuntu bamukubita ariko gake mujye munyuzamo nyine munaruhuke umva basi nkubwire sibyo sawa ndaje mbavugisha ko se koko ubone mumukubita mukamugirira nabi ubu nibwo muzabona amafaranga yanyu koko ntago mwakwihangana amafaranga reka nubwo umugabo wawe ari gukubitwa nawe hano hari ibikwasi umura nawe igihe cyawe nugira amahirwe nawe urajombwa none se umurashaka kutugirira abana bari bakujomba igikwasi none se ugiye kukinja wambabariye nyine numbeshya ubu ngubu tugiye kujya mu ibazwa basi ngaho mbaza ariko basi mumugarure hano ubundi mupfuye mwariye neza hari ikibazo mu bintu mwanywaga akira n'iyi ngiyi basi nayo yinywe ariko mumugarure uze urareba uravuga utereka ngo ruswa oya ntago ari ruswa pe umugabo ngo mwarashyingiranywe mu buryo bwemewe n'amategeko ni izina ry'Imana uhamagare na gitifu w'aha ngaha uhamagare na ba mudugudu n'abaturage baha bose barabizi twasezeranye abantu bose bahari pe hari ku manywa impeta rero yanjye narabyibushye iranyanga umugabo wanjye we ntago akunda kwambara impeta ariko impeta twarazambikanye pe ko numva mwadivurushije ra oya nubwo turatandukanaho na rimwe ntago twigeze dutandukana impeta zikisobanura se ndakizi ntago kigiye agaciro oya njyewe narabyibushye urumva twashakanye mfite ibiro 48 urabuzwa n'iki
mugabo yamaranye imyaka ingana tumaranye imyaka 17 ejo bundi mu kwa 8 tuzaba twujuje umwaka wa 18 twashingiwe ku itariki 2 z'ukwa 8 tuzaba twujuje imyaka 18 dushingiwe iyi nzu ni yanyu iyi nzu ni yacu iyi nzu tuyubaka twari dufite ideni rya banki noneho turanera agahinda ideni rya banki se rajya ngo ndikwishyurire oya nari nkiri kukubwira ko twarigishije rikarangira ryararangiye pe no kuri kwimana nta deni tugifitiye banki niyo mpamvu mwagiye mukabyibuye mumaze kwishyura mu nyine bakiraho kubyibuha wenda kubyibuha byo kubyibuha urumva amaze kubyara inshuro ebyiri hari umuntu bitaga nawe uhora byibushye hari indi mitungo mugira se nk'ibibanza urumva uretse iyi nzu dufite n'indi nzu imwe yo mu cyaro ku isambu aho umugabo wanjye avuka naho hafite inzu akagira n'umurima munini tujya duhingamo ibigori rimwe na rimwe tugashyiramo n'ibishyimbo n'amasaka hanyuma ikibanza kirarike kwa Venus utangiye kubeshya kandi wa mugore utangiye kubeshya umva nkubwiza nakujomba igikwasi mwibere ikibanza cyo kwa Venus ntabwo turarangiza kucyishyura twamuhaye miliyoni 1 kandi yadusabye miliyoni 2 n'igice niyo mpamvu ntiriwe nkikubwira pe ariko wenda ari turangiza kucyishyura nacyo tuzagishyira mu mitungo yacu ariko amaze kumva ko amakuru nyafite nabyumvishe pe nukomeza kumbeshya rero ahubwo dore icyo gikwasi nubwo uri bukinjombesha ariko kigiye kukujomba reka mbe gishyize hano ubwo nicyo ndi buhere wabaye se ugishyize hariya basi iki ndakijomba ku muntu wandi uri kumbangamira cyane ariko se ubu hari ubwo ngende kukubeshya koko uri kumbeshya wende ukubaza ibyibanza ngo wawe warabyibagiwe ikibanza cyo kwa Venus n'izina ry'Imana nago nakibagiwe ariko nta mpapuro zacyo dufite umbwira nkuzanira impapuro zose ziri muri iyi nzu ikibanza cyo kwa Venus ntiturarangiza kucyishyura none se yego hari undi mugabo cyangwa undi musore mushobora kuba mushutitse nawe utangiye ku utangiye kugira ute reka nkubwize ukuri reka mbikubwire n'izina ry'Imana wicinje ndagujomba ku kibero umva nkubwire ndabikubwira byose pe uzajya urishije ikidora abagore muziga murishisha ibibero ngaho reka mbikubwire winjomba igikwasi mbikubwire umva hari umuntu nyine ujya untera ikirano ukibona se ukibona hano yego hari umuntu nyine ujya untereta ariko umugabo wanjye ntabwo abizi umuntu utereteze ni umukecuru ni umugabo hano hepfo umugabo yego ariko nta mugore akigira uwo muntu nyine ni umugabo wibana yigeze kubanaho n'umugore nk'icyumweru sinakundana n'abantu bapfakaye ntabwo yigeze apfakara uretse gato ndajambira ibyo by'abapfakazi bawe ntabwo yapfakaye ariko yego muracyari kubikora se yavuye amaraso ubuze mwamukubise iki kuburyo ava amaraso ku kibuno nababwiye umugano okay noneho mumwambure imyenda yose musigaze mugonda ariko kugira ngo atamagira hanyuma mufate umunyu nyine nk'ikiro cy'umunyu musuke ariko se wa mugabo mwaritse kumugirira nabi kuko ari imbabazi mbasa ibyo wambwiye sindi ko oya none se ni muri babiri mumufate cyangwa mumuzirike mwamukubise munsi y'ibirenge se munsi y'ibirenge koko oya muramuca umugabo se muramuca ubugabo murumva mutamumwishe ubugabo mubwihore mwambabariye ko ari imbabazi mbasabye koko muca ubugabo ashobora narokoka ashobora kuzabukenera ariko wa mugabo waretse ubugome uko byiri kumbaza ndi kubigusubiza nk'umushito mwajomba munsi y'ikirenge kubera yuko buriya ntabwo yakiruka mwamujombye umushito nyine muramukubita nk'imbeba se nuzi ko iri umuhuhaho nk'umujombo umushito mushyiraho akunyu kugira ngo amaraso areke kuva ariko se wa mubosi we mwaretse umutima mubi koko mwaretse ubwo bugome bw'indengakamere ubu se ubundi sinubishije ngo afite abana babiri niyo makuru mfite afite abana babiri sava na vrema
nukuri kw'Imana none nawe ukora hano wenyine ubuse ni reka nagakeneye kongera kubyara n'ubugabo mu buturitse nta kibazo ariko se wa mugabo mwaretse uwo mutima mubi waretse nakubwira ibyo ushaka byose ntabwo ari ukubuca kubuturitsa reka no kubuca biratandukanye cyakeneye kubyara madamu yego kandi uzasanga kira gipfakazi cyawe sawa ngo niragira ikivuka mwongere mu magari inkoni zavunitse mu mukubite n'ibisheke hose ni hari ibisheke muci ibisheke mu mukubite sawa ntabwo asiramuye uretse icyo kibazo ndumva ari ingorabahizi ntabwo ari we muretse wowe ntabwo ari we pe uwo ntabwo ari we mwarebye neza arasifura ikisi sawa muretse gukupa umugabo arasiramuye arasiramuye pe ni ukuri kw'Imana arasiramuye urabizi neza ko asiramuye ni izina ry'Imana ubusa umuntu tubanye imyaka 17 nabo ntazi ko asiramuye cyangwa adasiramuye ubwo no kuvuga ngo mukora itarajyaka oya niko noneho uyu mudamu ndabona asa nk'umuntu uri kubeshya murebe umugabo nimusanga asiramuye ni amahirwe nimusanga adasiramuye yambugita ntihari ariko se wa mugabo we ikinyazi kinyamura gikura hari ukuntu mufata imbugita mukagira mukayishyushya nyine mwamara gukata mugashiririza ariko se wa mugabo mwaretse ubwo bugome koko nahweramo mumujyamishije muri wa muvure bwo nyine yaminekira cyarimo ariko se koko Mana ishobora byose mwamenye kuri ari ikiremwa muntu mukareka kumuhohotera ko sawa ubwo ngubwo nimusanga adasiramuye mu bimukorere madamu turamusigira noza facture none se mwebwe muri abaganga muramusiramura muri abaganga rega ngiye wa mubosi we ningiye wamwiherekereje tugiye kwa muganga agiye kwisiramuza yisiramuje dufite sava tutarabyara umwana wa kabiri ni ukuri kw'Imana baramusiramuye reka abasore babiri mukomeze umbwire ngo ufite umugabo mucuditse nyine yego urumva biguteye ishema se oya nuko mwambwiye yuko nimba asubiza ibintu byose ntababeshye muri bundekera umugabo akaba umaze igihe kingana n'iseze mucuditse umugabo ntabwo ari kinini pe ariko nanone ntabwo ari gitoya tumaze nk'imyaka 3 yego imyaka 3 we kaka kagabo ni kamagorwa basohoye oya ariko nuko nyine abanyitereteshwa gusa ariko nta bindi uretse imyaka 3 ni myinshi nta bindi no kuri kw'Imana wa mugabo Halo ako kagabo numvishije gafite ibibazo biremereye mwe mugashyiremo imiyaga mwe mukababariye nukuri kw'Imana niba mureke mwe mukarekeye kabisa mwe mugereje aho ngaho niko imyaka 3 urumva ni umugabo nyine abanyandikira ama message anantereta gusa ariko antereta gusa nta bindi birenze pe imyaka 3 sobwo kandi atuye hano hirya aba hano hirya ngo muhura kenshi nyine ubwo se ntago ari kenshi ugereranyije mumaze gusomana n'inshuro zingaye gusomana nyine iminwa ku minwa iminwa ku minwa byo rero ntago se ubwo bizagera ku mugabo wanjye ntago mubimubwira byose birandeba ngewe umugabo wawe urumva hari azigaje iminota ingaho ubundi ngo ngapfe iminwa ku minwa ntago nabibara ni kenshi kuko akenshi iyo aciye hano ku rugo arambwira ngo nze musuhuze nyine akansoma ni ukuvuga ngo acaho umubonye ugize ikanyabunyobwa oya ntago ari uko ndi kanyabunyobwa nuko nyine abambwira yuko ashaka ko musoma none se
mumaze nyine kuryamana nk'inshuro zingahe? Kuryamana se ariko si ibintu uri kubimbariza iki ko ageze hano se umugabo wawe adahari? koko ibi bintu urashaka kubikoresha iki wa mugabo we? Reka mbikubwire wikuraho igikwasi. Reka manze npfumure nk'ikibero kimwe n'ibere. Oya reka mbikubwire sibyo usigare. Reka mbikubwire nyine rekera aho mbikubwire. Reka mbikubwire sibyo ni izina ry'Imana. Tega ikibero. Reka mbikubwire byose. Reka mbikubwire sibyo. Inshuro yaje hano umugabo wanjye adahari. Hari igihe umugabo wanjye yari amaze iminsi adahari. Yaragiye i Kigali. Oya yaragiye n'ibindi. Yaje inshuro zingahe nizo ndi kukubaza umubare? Yaje nk'inshuro 5. Hano yarazaga akicara tugasangira cyangwa wenda yaba ashaka nk'akabyeri nkakamugurira. Bike ego mugore ariko nashaka ufite impamvu zirenga 1000 zo kubyibuha. Oya byo ntagari tamani tama byo ntagari we pe ntagari we. Ubu ngo bambaye n'umutuko kugira ngo umugabo wawe nagenda iyo ngirwa mugabo nizo uvuga uti ndi muri Saint Valentin. Oya nagari Saint Valentin pe kuko kuri Saint Valentin nayo nirwanye n'umugabo wanjye. No kuvuga ngo uyu mugabo wadahari ingirwa mugabo ni bwiza. Nukuri ko Imana nagari buri gihe pe nagari buri gihe. None se mumaze kuryamana n'inshuro zingahe? Kuryamana se inshuro zo Musobanura inshuro icyo bisobanura se? Oya buretse gato mbyibuke sibyo. Ari inshuro imwe, ari inshuro ya kabiri, iya gatatu. Ntabwo wibuka umubare nyirizina? Ngereranyije ni nk'icumi. Uti inshuro 10. Hey! Inshuro 10. Inshuro 10. Mu buriri inshuro 10. Hey! Ntabwo mureba ibintu mu nkoreye. Inshuro papa sava. Inshuro 10 ryamana n'undi mugabo. Papa sava. Kankubwizo kuri mama sava. Uwo muntu ndamuzi ndanamukeka. Nta wundi ni digidigi. Papa sava. Ese wagize ngo nagiye he? Oya boss, nagari digidigi. Boss wacu. Wari umunsi wo kubesha nagari digidigi. Mwese ko twakinaga Franka ukabuza n'imini. None se ku buryo umugore wanjye avuga ko asambanye inshuro 10 digidigi ndamukubita imbere ya gato. Boss wacu no yatubweka ari ibintu byo kubesha. Boss wacu no yatubweka ari ibintu byo kubesha. Kubesha byari bisanzwe tukabipanga. Urumva? Dore boss wacu no kabisa. None se ubwo mwaba boss mwe ubu munsi ze he kuko mubona afite n'ikibando. Papa sava. Inshuro 10. Umva nkubwire nyine. Umva nkubwire 10. Umva nkubwire papa sava. Ni digidigi. Ni digidigi. Gishyira hasi tuvugane. Ndakubita kabongosho. Gishyira hasi nyine tuvugane. Njyewe nawe tuvugane n'izina ry'Imana. Ndahita nkubwira byose kuri bwitwaze ngo ni ya mbere z'ukwa 4 n'ukubeshya. Karese wavugaga ngo ntago wabeshwa none baranakubeshya univamo. Ndakubita kabongosho ka digidigi. Papa sava ntabwo byose narindi gutabara amagara yawe bambwiye ko bagiye kukwica. Papa sava.